Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, murakoze cyane kuduhereza uyu mwanya ngo tuganire. No kuduha uyu mwanya. Ntabwo ari uguhereza. Ubikosore bisubiremo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, murakoze cyane kuduha uyu mwanya ngo tuganire. Nyuma yaho nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame atishimiye imvugo zikocamye zikunze gukoreshwa na bamwe, aho yabigaragarije mu nama y'umushyikirano iherutse kuba ku nshuro ya 20 hari tariki ya 5 ya 6 Gashyantare 2026. Yabigaragaje akosora umuturage wagize ati: "Murakoze kuduhereza umwanya ngo tuganire." Perezida yamusabye gukosora kuko hatavuga guhereza ahubwo bavuga guha. Ibi ni bimwe mu byatumye twegera abaturage b'Inyamirambo kuri uyu wa mbere tariki ya 9 Gashyantare 2026 batubwira byinshi babona bishobora kuba bitera iki kibazo, aho benshi muri bo bahuriza ku kuba Ikinyarwanda cyarinjiriwe n'indimi z'amahanga, bakagaragaza ko ururimi n'umuco byombi bikura, ari nayo mpamvu bigenda bihindukana n'ibihe. Murakoze. Ikintu gituma ururimi rwangirika cyane cyane rutera mu rubyiruko. Urubyiruko rukunda gukoresha ururimi rw'amahanga, ugasanga akenshi na kenshi bibagira ikirimi cy'Ikinyarwanda, ugasanga bakivuga nabi, ukayakumva mu amazi gagiye, amajerekani gabuze, ibintu nk'ibyo, ugasanga Ikinyarwanda kigenda gipfa. Ariko ukuntu njye nabyumvaga, tugomba kwibanda ku Kinyarwanda cyane, tukibanda ku rurimi rwacu. Ururimi rwacu rufitiye akamaro cyane. Tutigere ukuntu mbibona muri rusange, urabona umuco urakura. Umuco muri gukura rero n'ururimi rurakura. Ntabwo ibintu abakera byabagaho uyu munsi abantu bakora n'ibigitangaza, tugendeye nko ku bakobwa cyangwa iki. Uyu munsi hari imirimo bakora kera batakoraga. Uyu munsi rero kuba hari ukuntu wenda babivanga bakazanamo izindi ndimi, ukuntu ntibabivuge neza, ntekereza yuko ari generasiyo naho isi bigeze neza. Numva nta kibazo biteye cyane, kuko Ikinyarwanda numva kizahoraho kandi abenshi barakivuga, nubwo bakivuga nyine bitajyanye n'ibyo n'abakera. Mu gukomeza gukurikirana iby'iki kibazo, twegereye umuyobozi w'umusigire w'ikigo nyarwanda cy'ururimi n'umuco ni Biseruka Jean Baptiste, adutangariza ko ururimi rutapfuye, ahubwo habayeho uruhurirane rw'imico y'abaturutse hirya no hino ku isi. Aboneraho no kugira inama ababyeyi bataganiriza abana babo mu Kinyarwanda, kuko mu gihe bene rwo bataruvuze neza, abana nabo bakura barugoreka. Murakoze cyane. Ubundi ururimi rwacu ntabwo twavuga ko rwangiritse cyangwa se rwapfuye nk'abashinzwe gukurikirana imigendekere n'imivugire y'ururimi rw'Ikinyarwanda. Buriya iyo ururimi rupfuye n'umuco uba upfuye. Ntabwo rero ururimi rw'Ikinyarwanda rwapfuye, ahubwo icyabayeho ni uruhurirane rw'imico y'abantu baturuka hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye, kubera ko u Rwanda ruragendwa rukagendwa n'abantu benshi. Abantu rero bagerageza, niba ari uvuye muri Amerika, ari uvuye i Burayi, ari uvuye muri Canada, ari uvuye muri Aziya, aba bose iyo bahuye bavuga indimi zitandukanye, hari igihe zitwinjirira zikinjirira ururimi rw'Ikinyarwanda. Ibyo bikaba byatuma abantu batangira kuvuga izo ndimi bakajya bazivangavanga. Ntabwo twavuga rero ko ari ururimi rwacu rwapfuye, ahubwo ni ibibazo byagiye bibaho byo kwakira abantu benshi, wenda izo ndimi bakajya bazivuga, ariko hari igikorwa kugira ngo ururimi rwacu rutazima. Ariko mu buryo bwo kwigisha abana bakiri bato ururimi rw'Ikinyarwanda, igikorwa mu Rwanda nuko nko ku ishuri abana bavuge, ariko rwa rurimi rwabo baruzirikane, baruvuge. Tukanasaba ababyeyi, mu gihe umubyeyi ari mu rugo, ururimi agomba kuvugana n'abana be ni rwa rurimi rujyanye n'umuco we, ni cya Kinyarwanda. Uko bavuga icyo Kinyarwanda bakakivuga batakigoretse, bakakivuga batakishe, bizatuma b'abana bakura kuko bazi kuvuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Ariko nibatakivuga, iyo mico y'ahandi izatwinjirira. Mu ndirimbo yubahiriza igihugu Rwanda nziza, mu gika cyayo cya 2 ku murongo wayo wa 4 ubivuga neza, ururimi rwacu rukaduhuza. Byaba biteye inkeke rero mu gihe Ikinyarwanda cyakomeza gukendera mu mvugo zacu za buri munsi. Ndungutse Xavier, BTN TV, Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge.